kwa Bushambe bakomeje ingamba zo kubungabunga umutekano w'amatungo yabo. Cedric we ngo yiyemeje kureka inzoga. Abitewe n'iki? N'urunana. Waramutse mama waramutse. Wamva inyuma Cedric? Habaye iki ku buryo mbasuza mukanzikana mama? Wandetse Cedric cyangwa ushaka ko ngutera nka gucinya hasi? Maze afite imvuga akoresha ntazi yo yazivanye. Mama kuva nataha nasinze cyane ntabwo uramvugisha neza. Kandi wowe nubikwiriye. Oya simbikwiriye ariko ntawe warakaye cyane urakabye. Nibiryo musigaye mubinjugunya nk'ujugunyira imbwa. Imbwa sirinda urugo wayigezaho Cedric. Kuri inyuma y'imbwa nk'inshuri 100. Mbabarira mama nakoze ikosa ariko sinzarisubira. Nukuri kandi nsabye imbabazi nkomeje sinzongera kunywa inzoga. Cedric koko nasono tinyo kunywa inzoga ubibyatse kugeza aho ushaka kuntereta no kunkorakora ku bice by'ibanga. Oya rwose pe mama rwose wimbeshyera. Ibyo bintu sinabitinyuka mama. Niyo naba nanywe inzoga zingana gute. Ni wabitinyuka mama shenge nanjye ndakurenganya. Ubundi se umuntu ageraho anyara muri saro agifite ubwenge buzima. Niba ibyo bintu inzoga zarabinkoresheje nsabye imbabazi no kuri sinzongera. Ndetse ndanihanye burundu guhera ubu sinzongera gusoma ku nzoga. Uziyana sigeze ryari ko mbona nta munsi usiba kwihana Cedric. Nari narango ngo bigeraho zingera gutyo mama. Guhera uyu munsi ninongera kunywa inzoga uzahita unkuraho amaboko burundu. None sundi Cedric. Wazinyoye he? Ko watashije uriya munsi wari wiriwe he ko kundi? Naho kandi utari wiriwe hano ndetse naho utayukaza wasinze bigeze hariya. Kuciceka se kandi umaze kumbwira ko ugiye kwisura utazongera. Umuntu wisuye wese abagitinya kuvuga ukuri. Nyine n'umwana w'inshuti yanjye twari twiriranwe ni nawe twazisangiye. Inshuti yawe yo kwandise? Nuwo twiganaga ntabwo muzi. Utabeshyise koko niho wari uvuye? Cyangwa wambeshye no kwisuraho si vuba? Ayo mata se kutayanywa Honori? Waretse nkabandekeye aho Karime kwiza imbuto zimpagije. Oyo Honori ntabwo rwose warya imbuto gusa ngurekera aho ngaho. Ugomba kunywa n'aya mata. Urumva? Urabizi ko batubwiye ko ibikomoka ku matungo bigira intungamubiri zihariye utasanga mu bindi biribwa rwose. Amata rero ni kimwe mu bikomoka ku matungo. Erega nizi imbuto mfuye kuzirya kugira ngo inzara itanyica. Ubundi rwose ntabwo ndagira apeti. Nyine ntayo ariko n'aya mata agerageza rwose uyanywe. Kandi yo humura rwose nayatetse nshyiramo n'agasukari sha. Ngaho yagotomere agishyushye sibyo? Reka ngerageza ariko ndanywa yo nshoboye Karime. Ngaho gotomera ongera yego ongera se ongera nanone yego sha bravo noneho rero ndi nayashyize hariya iruhande rwa ziriya mbuto urumva uraza kongera n'uyashaka bayi rero sheri naha ni mugoroba. Ariko sheri nibagiye kukubwira iki se kandi urabizi ko nimugoroba twaraye dushatse supanete tukayibura kuko bwari bwije. Mbere yo kujya mu kazi rero ubanza uyishake hakibona. Oya rwose Honori ntabwo nabyukira muri supanete. Uzi nibazo by'amafaranga nifitiye. Reka ngende burya umubyize n'uwakare ndiba ko amafaranga twagujije nishira ibitaro nayasubiza ba nyirayo. Oya Karime rwose nibwo amafaranga ari ngombwa kandi tuyakeneye ariko ntabwo nongera gutinyuka kuryama mu buriri butariho inzitiramibu. Ndabyumva ariko sibyo byihutirwa rwose Honori. Erega wasanga nta niri muri iyi nzu. None se nyibuze burundu sinajya mu kazi. Nuyibura burundu urayigura Karime. Nese urajya ngo nzongere ndware malaria y'igikatu. Hiriya se ko yakuzahaje kubera ko wari utwite ubu yakongera kukuzahaza. Oya Karime ibyo si by'abaganga batubwiye. Bambwiye ko tugomba kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro. Ntabwo bigeze bambwira ngo nyine njye nyiryamamo igihe ntwite nimba natwite nyihorere. Erega nanjye sinabyanze Honori. None icyo nkubwira nuko aka kanya rwose atari cyo cyihutirwa kurusha gushaka amafaranga yo kwishyura rwose abatugurije twishyura ibitaro. Byose ni ngombwa Karime. Kandi ntabwo uva udashatse supanete ndetse ngo usige unayimanitse. None se ko nakubwiye ko mperuka kuyibona rwose kera bakiyimpa. Ninyishaka sinyibone. Ntabwo ujya ku kazi uraguma hano urumva ujye ufata imibu yose ushaka kunduma. Ngahore Cedric Karame
kinzu yanjye yateguye hejuru mu biki mama na telefone yanjye wamboneye ngo iki telefone nayishakashatse ahantu hose mu nzu nayibuze none se namaze telefone turayifatanyije Cedric bari no kubaza gusa niba warabonye nkaho nayirambitse ukayintorera bimwe mu mwuka Cedric mbaza ubusa iyo telefone abe sinzo wayikuye winambaze wayitaye kubaza niba utarabonye aho nataye telefone ya smart ubwo no busa mama smart biki siyo kukurumbya gusa ari ikindi maze yabana yiburaga burunda ahubwo oya ni wavuga gutyo mama kuko iya telefone imfitiye akamaro kanini pe akamaro kisi iya telefone irimo amakuru akomeye cyane kandi y'ingenzi nashaka ko ajya hanze ayo makuru sidashaka ko ajya hanze ni makuru nyabaki pe usigaye wibasura amakuru bimenyekana bakagufunga nako ni amakuru y'ingenzi nashaka kubura da amakuru y'ingenzi ayahe se udashaka kuvuga nyine ndashaka kuvuga ko harimo note zose abarimu baduhaye kandi iyo mbonye umwanya ndazisoma uzisoma se ngo zikumarira iki kutakira umunyeshuri erega ntawamenye ejo cyangwa ejo bundi ubuyobozi bw'ikigo bushobora kongera impuhwe ngasubira mu ishuri da wowe Cedric nyamara nasubirayo da kandi urumva nsubirayo naheruka gusoma ngeze mu ishuri ntakwibura burundu none ko inzu yanjye yihinduye akajagari iyo telefone yawe ntabwo uzi aho wayishyize ntabwo mazi rwose ni ugupfa gushakisha pe ubwo se niba warayitaye mu nzira cyangwa aho wiriwe unywera amayoga urumva uyikurahe oya ndabyibuka ko nayitahanye ahubwo sinibuka aho nayirambitse hano mu rugo ndayishaka rero ndaruhuka ari uko nyibonye yego nakubwira iki shishikara ushake kugeza ubonye aho wayishyize izi se ko zihebaza bayiki kandi zabaze guhebe bisambo bije kuziba ngo mbyuke none zirahebe banzihagaze iruhande nimuceceka aho ngaho mwarabanye none zakumenyereye buriya ziri kukubwira ngo widusire zakafuramo yetu zijoro zandaje yewe ubanze kuko wakubititse bushobo iri joro ryasaga nabi rirakagenda ryonyine buriya n'imbeho yaryo ntiyari kabutindi ecececereka nka ibyo urabivuga se urabizi ko hari urimo wikubitira umugono utumva n'igikomeye ese uyu si biriya mbona azatwaye igare nk'umusazira bite sha buriya ni byiza biriya bite kutarwambaye ni byiza ni byiza ni amahoro se kuzindukiye hano ukaba uje nk'udafite feri ni amahoro gusho muzaniye amakuru arebana na za hene zawe zabuze wayamenye yawe nuko sha niko muzabanye se sha buriya niko izo nyana z'imbwa z'ibisambo zafashwe se cyangwa bazitaye bariruka ariko turahombye we ubona iyo bafatamo nka kimwe tukagihekesha musheru tukakizengurutsa Nyarurembo yose kihetse kivuga ngo ndimbwa y'igisambo ndimbwa erega ntabwo ari ihene zabonetse n'ikizi ahubwo hari igihuru tubonye babagiyemo ihene basigamo imitwe yazo amara ndavuga nti wababwira mukajya kureba niba atari izanye ibisambo byabagiyemo mana yanjye we kankwa nawe by'imitsi tubivemo rwose byibagirwe ubu mise njya kureba rwose n'ibizo hene zanjye arizo zabazwe menye rwose uko byarangiye nyaruka niyakire nta kundi ngaho tugende cyabura tugende nanjye ndabahereye kuki urimo kwiheza kwicara hano iruhande rwanjye Cedric gwino unyicare hafi sha sweetheart nka hano se ntureba icara hano hafi mbe ngo ukorakora ko mbishatse nyine bite se kudaherutse kuza kundeba se Cedric uzi ukuntu nari ntangiye gukumbura sha nabyanze ariko ndaje ndabyumva ko utitegeka ariko nta kibazo naho uhagereye uraje uzi ukuntu niriwe mu kazi numva nshaka umuntu uza kumara umunaniro urankorerana ka masaje ariko sibyo ubu nari nashyizemo urufilime rw'intambara ngo mbe nduhugiyeho nanze gushyiramo agafilime keza nta cyizere cyo kukubona nta kundi ese kutishimye shiri wabaye iki kutavuga uzi ko kuva wagera hano uri kunsubiza yego nta kundi byanze utuntu nk'utwo gusa twamaganya ni ibibazo Jackie ni ibibazo pe ibibazo bituma utamvugisha ni ibihe Cedric cyangwa urimo urahinduka ntukinshakasha
ibaze ko kuva twatandukana utigeze unampamagara ngo umbwire niba wageze mu rugo amahoro. byibuze se wowe warampamagaye. None se twavuze ngo iki? Ntitwavuze ko ari wowe uzajya ucunga mama wawe udahari ukampamagara kugira ngo mama wawe atazatuvumbura? yewe nahuye n'ibibazo rero ya telefone narayibuze. ngo iki Cedric? ngo telefone warayibuze? narayibuze rwose. ubu ni nacyo cyari kinzanye kureba niba narayibagiriwe hano. Mana yanjye we, turabigenza gute iriya telefone ntagira umuntu yigwaho koko? Telefone ndabyibuka neza ko wayijyanye n'ubwo wari wasinze, kandi umaze kubona moto ndibuka neza aho hise umvugisha. Gusa kuko nayitaye, nanjye numvaga narayitahanye, ariko nashatse ahantu hose mu rugo ndahiba pe. Cedric, shaka iriya telefone kubura hasi kubura hejuru, kuko hagize umuntu yifata agasoma message twandikiranye cyangwa akareba amafoto twifotozanyije, nabandi mu byago bikomeye. Icyo kibazo nanjye ndagifite. None se ariya mafoto hagize uyabona akayereka mama urumva atanyica koko? Va mu miteto ya nyoko Cedric, umenye ko ariya mafoto ageze hanze no gufungwa nafungwa. Ninjye wishimiye ko bijya hagaragara se bakajya bavuga ngo dora agahungu kakundanaga n'umugore ukabyaye. Zibaho Cedric, ubwo bugambo bw'abagore bakubyaye ninde wabugutuma? Ndakubwiye ngo shaka telefone hatagira uyigwaho, kandi ejo mu gitondo umpamagara umbwira ko wayibonye. Urabyumva neza? umugabo ubona gutya ko ubu ngubu turaranye izamu cyangwa ahubwo murariye izamu? Bushombe ariko Bushombe ubu uraye izamu cyangwa waje gusinzira mu kiraro cy'ihene gusa? kiraro nzi kamwa ntitwavuganye ko nsinzira ugakanura nanjye nkaza gukanura ugasinzira. Kwa muri ibyo yewe twavuganye na kanguka neza numvishe iki? ngo wumvise ikintu kamwa? wumvise iki? Nacyumvise yewe mukanya usinziriye. Ngaho tega amatwi wumve ko kitongera. Ntacyo wumvishe Busho? Mpereza umuheto wanjye, mpereza umuheto kamwa, ubundi ucicike impangane n'igisambo. Busho witonde wanze tumenye umubare wabyo. Ushobora gusanga ari byinshi ku buryo twihaye guhangana nabyo byatwica bikatumara. Ubundi uko byagenda kose niyo byadusanga hano ntitadusiga amahoro kamwa. Ngomba guhangana nabyo rero uko bingana kose. Nyamara turamutse twumvisha ari byinshi twareka kubirwanya tukigira ihene, noneho bikadushorera twagera ku gasozi tukiruka tukabicika. Cicika kamwa, usika byabisamo byamaze kwinjira mu kiraro. Ayo data we, byamaze kwinjira rwose. Byinshi Busho, ubu se tugire gute? Humura yewe wisakuza, wowe nyizera gusa ndahangana nabyo. Cicika ahubwo ndafeka nkaze we, ubaye ikikunjugunye umukanga. Urabona mbasha guhangana n'ibisambo? Irukanze n'abahubwo kankwa, nudahungana akazi kawe urapfuye ahubwo. None se mbigize ne Busho? Ariko se bigize ate? Igisambo urakibonye? Ntacyo mbonye, ubwo ntagiteri wumvise koko, ntagiteri wumvise kankaze we, wahoze wa mugore rwose utajya wumva. Bushombo bwambujwe n'igikiraza ahangana ate n'ibisambo bimwibira amatungo? Aha naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.